Hello guys, abantu dutegereje kureba amanota y'ikizamini cya leta. Dore uburyo bushya NESA yasezeho bwo kuzajya tureba amanota y'ikizamini cya leta. Ntucikwe n'ino video, wibuke gukanda subscribe na like kugira ngo tuzajye tubana mu zindi video zose ngenda mu munsi kundi. Reka dutangire. Guys, nta gutinda uzashaka application yawe ya Chrome cyangwa se indi browser yose ukoresha. Okay, ngitwe turakoresha Chrome. Nugeramo guys, hano muri hano uzandikamo NESA result 2026 kubera ni wo mwaka turimo. Hano hari 2025. Okay guys, hano nugera uzakirika kuri link ya mbere ya SDMS School Data Management. Okay, uzategereza kugira bibanze byirodinge gatanu kukana. Nibutsa ukanda subscribe kugira tuze tubana kuri Topson Media. Okay, anabona guhaye primary and say O level. Hano uzakiramo nimero za O level cyangwa se za primary kubiga. Okay, nu scrolling ahirya gucya uzabona advanced level. Aha mbere uzashyiramo index number. Okay, aha kabiri ushyiramo irangamuntu. Okay, uzashyiramo nimero. Okay guys, nugera hano umaze kubyinputinga byose, umaze kubyandika neza, uzahita ukanda hano kuri get result. Okay, nukanda kuri get result uzahita ubona ibisubizo. Ibuka gukanda subscribe kugira ngo tuzahite tubana kuri videos zose ngenda mu munsi kundi. Ciao ciao.